uri umunyamahirwe niba ujya ugira abantu bakubwira, uri umunyamahirwe niba ujya ugira abantu bakunegura ukabimenya byibuze. Ngiye kukubwira impamvu. Buriya ni gakeya uzagirirwa amahirwe cyangwa se ubuntu bwo kumenya uwo uriwe inyuma, apana imbere. Hari ukuntu twebwe abantu uba wiyizi, ukaba uzi intege nke zawe, ukaba uzi ibyo ukora bibi, ukaba uzi ibyo ukora bitari byiza, ariko ntumenye inyuma uwo uriwe mu bantu. Niba abantu bagufata nk'umujura, niba abantu bagufata nk'umwambuzi, niba abantu bagufata nk'umwicanyi, ibyo ukaba utabizi. So igihe cyose rero iyo umenye icyo kintu, ndagira ngo nkubwire ko uri umunyamahirwe. So ntabwo aricyo kinzanye rero. Ikinzanye, ndashaka kukubwira ukuntu ugomba kubyaza umusaruro ayo mahirwe. Aha bamwe baraza kuvuga ati Mbabazi, noneho ibyo ngibyo ndabura kurakara kubera ko abantu bamvuze. Reka ninjire detaye. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bakuvuze baba barimo bavuga ibintu babonye, abandi bavuga ibyo babwiye, abandi bavuga ibyo bumvise, abandi bavuga ibyo batomboje. So rero muri ibyo bintu byose hashobora kuvamo ukuri cyangwa se ikinyoma. Iyo bibaye ikinyoma ni byiza, ariko iyo bibaye ukuri ntabwo ntiwabimenya. Iyo bibaye ukuri nabwo ntiwabimenya aho kamatindi. Dore rero icyo ugomba gukora mu gihe wisanze muri iyo situwasiyo. Ntusanga abantu barimo bakuvuga, jya utaha, ntugatongane, ntukarwane, ntugashake guhangana, jya utaha ugende witekerezeho. Nurangiza kwitekerezaho uvuga uti ariko kubera iki ari njyewe abantu bavuga, kubera iki ari njyewe abantu bareba ibi byose bakabona birambereye, ese koko ibyo bintu bibi koko ndabikora? Wibwiza ukuri, nta muntu muri kumwe, nta muntu muhanganye, nta muntu mutonganye. Uko kuri uzasanga rero hari abakuvuga by'ukuri ibintu ari byo cyangwa se ari ibinyoma. Icyiza rero uba ugize iyo bibaye ukuri, abantu baba bakubwiye ibintu utari usanzwe uzi ko bazi, icara ubihindure. Si ngombwa guhangana. Buriya kudashaka kugira impinduka nibyo bitumye abantu muri iyi si benshi turangira. Urugero, umuntu arakubwiye ngo uri umushizi w'isoni, no uhita umusubiza, taha ugende wicara uvuga utari ku wundi ndi umushizi w'isoni. Tiki akangagiriye amahirwe cyangwa se nkagira umugisha, reka ubushizi bw'isoni mbugabanye. Icyo kintu nugikora kizagufasha, kandi njyewe mbikubwiye kubera ko nzi ko ari intwaro ikomeye itagirwa n'abantu benshi. Bizagufasha kandi bizatuma uba mwiza imbere n'inyuma, bizatuma uba mwiza imbere y'Imana isumba byose, bizatuma wubahisha Imana, wubahisha umuryango wawe, nawe wiyubahisha, kubera ko wataruye amakuru utari wiyiziho uyatarura mu bandi, and then uratashye witekerejeho, uyabyaje umusaruro w'impinduka, kugira impinduka. Kuko ibyo sosiyete tuvugaho akenshi hari igihe haba ari ukuri cyangwa se harimo ibinyoma. So ntabwo wabimenya rero uticaye ngo wigenzure, ariko uri kwishyira hejuru ugatongana, hari igihe n'ukuri Imana yari ikoresheje kugira ngo ukumenye uba utakikumenya, ugahora umva ushaka kuba mwiza gusa, kandi mu by'ukuri hari ibibi ufite nawe utazi, Satani yaguhishemo ntubimenye, wakabaye uhindura. Hari ukuntu Satani akubwira ngo wowe ntabwo utongana, kandi mu by'ukuri uratongana pe, uratongana, nta n'umuntu ukurusha gutongana, ariko Satani akaza akagukubita akantu ku maso, ugahora wumva nyine uri umuntu mwiza, ntutongana, ntuvuga nabi. So umuntu yaguha ikinyarwanda rero niko basigaye bavuga, wowe ugahita uvuga uti ntabwo bimeze. Waba uri umujura cyangwa se ujya ukora ku tuntu tw'abandi, umuntu umwe yakubwira ati ariko uri n'umujura, ukababara. Kandi mu by'ukuri ni igihe cyiza cyo kujya gukora impinduka, wibabazwa n'icyo kintu. Buriya uzababazwa n'ikintu kitari ukuri kuri wowe, ariko icyo umuntu nakikubwira ari ukuri, ukitahira neza ugasanga ni ukuri, ndakwinginze gerageza ukore uko ushoboye uhinduke cyangwa se uhindure icyo kintu, kuko buriya ntabwo ari umuntu umwe uba ukibonye, si babiri si batatu, ahubwo uwo nguwo niwe uba
cyangwa se uvuye mu bandi akakikubwira. Aho rero niho tubonera bad character zacu cyangwa se imyitwarire mibi yacu, aho niho tumenyera abo turi bo muri sosiyete, hanyuma tukagerageza gukora impinduka, cause no one is perfect, nta muntu uri perfect, nta muntu mwiza. Niyo mpamvu rero iyo wumvise abantu ko bakuvuga uba ugomba kubihindura. Hari abo bajya bavuga ngo ni abanyabugugu bakarakara, genda urebe impamvu uri umunyabugugu, wicara ubitekerezeho. Hari abo babwira ngo ni abapagani, ngako shaho uri umupagani, umuntu agaseka akumva ni blague, genda wicare umenye impamvu umuntu yagutereyeho blague avuga ngo uri umupagani. Hari nabo babwira ngo ntago bazi gufata inshingano, akarakara cyangwa se agaseka akumva ni ibintu biri aho, ntabwo ari ibyo guseka. Nyabona tabara, genda wihuta urebe impamvu umuntu yagutereyeho blague ivuga ngo ntago uzi gufata inshingano. Ikindi, ibyo bintu ntukabisekemo, jya ugenda wicara uvuga ati Mana kubera icyo ari njye. Niba ari no kubisengera ubisengera. Hari n'abantu Satani ateza imyuka nyine yo kujya agenda, umuntu yamubona akamubonamo ubujura, undi yamubona akamubonamo kuba adashoboye, undi yamubona akamubonamo kuba adashobotse, undi yamubona akamubonamo kuba afite imico mibi y'irari n'ibindi. Ari umwuka Satani yakwambitse utawuzi. Nusanga atari byo, pfuka musenga ubwira Imana uti kubera icyo ari njye, kuko si ibyo gukiniramo, si ibyo kwishimiramo ko umuntu yaguteraho joke nk'izo ngizo. Ibyo mbibabwiye mbyibwira, kuko ako kantu karafasha. Iyo ubashije kukubaha karagufasha, gatuma ubasha gusenga, ugasengera icyo kintu utari wiyiziho, cyangwa se ukabasha kubana n'abantu neza amahoro mudatongana, kuko urumva nakarumye umujinya ubundi wakabaye tongana cyangwa se ugahita urwana. Nabo ndabakunda, kakantu nanjye karamfashije, ndavuga nzakabasharinga. Hanyuma ibuka gukora subscribe, comment, share, like kugira tuzahure muri video z'ubutaha. Nabo ndabakunda, ari imbabazi nk'ibisanzwe. Imana mu ijuru nibarinde, akabantu badakora subscribe nongeye mbabwire ngo muri kumemukira, kuko mfite utuntu twinshi nshaka kujya mbagezaho. Naho ubutaha mu zindi video rero, Imana ibarinde, katwikosore tureke guhangana, kandi abantu rimwe na rimwe ibyo bavuga ari ukuri. Bye bye.